ikaze muri kumwe nanjye Teta Swift tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari we umunyamakuru witwa Niyibizi Didas. The Zoom TV 24 mu Rwanda ni inkuru yishyushye igezweho muri entertainment. Muri entertainment ikintu kigezweho nuko hari indirimbo zirimo ziracicikana bamwe bavuga ngo ni bishegwe abandi bavuga ngo zikwiye gukwirwaho. Iyo bavuze indirimbo z'ibishegwe bumva ari indirimbo zimeze utubonde goye. Iyo bivuze gutyo hari indirimbo zitarimo amagambo arimo indangagaciro z'abanyarwanda zitari kuvugaho ubumwe, hariho ubushyuhe, hariho mikro, hariho samoya, hariho niza, hariho igare, ni nyinshi. Nawe urazikurikirana se ujye uzumva izo ndirimbo? Ndazumva ariko ikintu nabwira abanyarwanda ni kimwe. Nakuriye bahora bavuga ngo bazazikureho ntago bazikuraho. Umusitari ndwaye ni babiri. Ndashaka kuzakoresha Bruce Melody, anakoresha na Charlie na Nina. Okay. Nk'abaye bahanzi bo mu Rwanda ubona ukavuga ati abahanzi rero bamaze igihe ariko ntibatera imbere. Abahanzi mu Rwanda bamaze igihe ariko badatera imbere. Nka Senderi. Senderi ntabwo atera imbere. Ariko niko bimeze. Nose igihe cye cyararangiye nka Makoni Kosha. Igihe cye cyararangiye. N'igihe umuntu ashobora kumara imyaka 2 atari yakora indirimbo. Kambwira se ibyo bintu twabyita gusubira inyuma gutera imbere. Nijyagenda akibagirana. The Zoom TV 24. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye bahora badukurikira kandi bari muri diaspora bari mu Rwanda mwese twizera ko ibintu bari sawa cyane. Uyu munsi ndi kumwe n'umwana mutoya cyane. Uri muto? Witwa nde rero? Nitwa Teta Kira ariko abenshi banzi nka Teta Swift. Teta Soft. Swift. Kubera iki wise Swift? Impamvu nise Swift nuko nkunda umuhanzi witwa Taylor Swift. Ni icyo ukunda kuri Taylor Swift wenda birenze? Aririmba neza. Okay. Hanyuma Teta tugiye kuganira nyine twirekuye. Hari ikibazo? Nta kibazo. Kwirekura ubwo mba iyo mbivuze urabyumva neza? Abari nka gute buriya? Kwirekura nko kwisanzura. Okay. Biza cyane. Hanyuma Teta dutangira ikiganiro cyacu witwa Teta ariko abantu benshi bakuzi kuri Teta Swift niba ntibeshye. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 10. 10? Ubwo ukaba wiga mu wakangahe? Mu gatandatu. Hanyuma rero Teta impamvu yatumye tuza kukuganiriza nuko nyine abantu benshi bavuga ko uri umwana ufite impano nyinshi ariko turaza kuyubunyamakuru. Hari abantu benshi bakunda kukubona kuri YouTube ukorera igitangazamakuru kimwe cyangwa se mu buryo nk'umunyamakuru. Tubwire rero byaje gute? Kuva kera nahoze nkunda kuza mu munyamakuru. Noneho mbonye amahirwe yo kubigerageza ndabikora. Bwa mbere ninde wahaye interview? Bwa mbere nahaye interview umusore witwa Arafat Kaboy. Arafat Kaboy. Tuye twumva Rocky amuvuga ni muntu ki we mwabashije kubonana? Arafat Kaboy ni umusore udafite imyaka myinshi, umusore nyine ufite inzozi ziwe nziza kandi n'umusore uganira. Okay. Bwa mbere rero ufata mikoro ugiye kumuha interview ni iki cyagutunguye cyangwa se ni ibiki byakugoye nk'umuntu w'umunyamakuru? Ikintu cyangoye nta kintu kigeze kinkora ahubwo ikintu cyangoye ni kimwe. Nubwo nari nkubwiye ngo nta kintu kigeze kinkora ndabyibutse neza. Akantu kangoye ni bwa mbere nzi ko bwa mbere nari nzi ko nyine ndibugira ubwoba birangira ahubwo mbaye nkaho nsanzwe mbikora. Ariko ubundi ikintu cyanangaje ni kimwe. Ni ukuntu natari nzi ko mfite impano. Wavugaga ngo iki ubwo? Baravugaga ati ninkura nzaba umupolisi. Birangira ubaye umunyamakuru rero. Kubera icyo wumvaga uzaba umupolisi? Kuko nkunda kuzaba umupolisi, kuko nkunda kuzaba umuntu ucungira
abandi umutekano, ukunda ahantu hari amahoro, kandi ukunda ibintu byose bitarimo akavuyo, washyize imbaraga ku gihugu cye, kandi uhora uvuga ati isaha n'isaha ngomba kurwanira igihugu cyane. ubona rero abapolisi mbona akazi ko kuba umupolisi ari akazi gakomera. hari abo tubona bari ku muhanda bafite imbunda, imvura yagwa ikabanyagira, biriya bintu ubona wabishobora koko? na n'ubu inzozi zawe wenda birenze kuba wenda waratangiye ibintu by'itangazamakuru, inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye nabwo ni ukuba umunyamakuru. Polisi nasanze nabyo ntabwo mbifitemo impano nk'uko nyifite mu itangazamakuru. hanyuma twiganirire rero, hanyuma kubera icyo wagiye mu bunyamakuru, hari abanyamakuru ukunda wenda mu Rwanda batumye uvuga ngo nanjye reka njye mu itangazamakuru kubera bariye? urugero? Umunyamakuru nkunda cyane ni Eveline Umurerwa. ni ibiki ukunda kuri Eveline Umurerwa? Eveline Umurerwa avuga amakuru neza, nk'iyo yagiye gukoresha abantu, kubakoresha interview, abaza neza, kandi ni umunyamakuru ubona ko biriya bintu bifitemo impano mu bunyamakuru bwe, kandi akaba ari umunyamakuru witonze ubaza neza. mwigeze muhura se cyangwa ujya ugira ibyifuzo ukavuga ati cyazampuza na Eveline nibura Umurerwa tugahura? nanjye byanshimisha. mwarahuye? ntabwo murahura? tubwire rero, uba wimva uti wenda nk'umunsi mwahura twigeze guhura ariko natari nawe umunyamakuru. muhura gutyo mwigendera mwese? ubu se nari nkubajije niba wumva ushaka guhura nawe, muhuye n'iki wumva kirenze wamubwira cyangwa se wamusaba? ikintu namusaba ni ukuzamfasha mu kuzamura impano yanjye, kandi nkaba ikintu cyatuma nzamuka, kandi ikintu cyatuma umunsi ku wundi nabasha gutera imbere. hanyuma mu itangazamakuru harimo ibiganiro byinshi, hari abakora ibiganiro bya politike, hari abakunda gukora ibiganiro byo guhura n'abasitari. wowe ukunda ibihe muri ibyo, cyangwa byo kuganira n'utwana dutoya? muri ibyo wowe ukunda ibihe? njyewe nkunda kuganira, nkunda kubaza ibintu bya entertainment. ni ukuvuga ngo rero ibintu by'abasitari nawe urabizi, urabyumva cyane. nko muri showbiz, babyita showbiz, niko njya numva ababikoramo babivuga. ni nk'iki kiri kuvugamo muri ino minsi? muri ino minsi ni uko barimo baravuga kuri Rihanna. Rihanna barimo baratanga urugero rw'uburyo ukuntu Nicki Minaj agiye kubyara na Katy Perry, bakerekana na Beyonce ko afite abana 3, we bakerekana hariho ifoto ari kunywa itabi. mu Rwanda ni inkuru y'ishyushyu igezweho muri entertainment? muri entertainment ikintu kigezweho ni uko hari abakobwa biyambitse ubusa, kandi mu Rwanda ntago ari byo, baba bangiza umuco wacu. kandi ikindi muri entertainment kirimo ni uko hari indirimbo zirimo ziracicikana, bamwe bavuga ngo ni ibishegwe, abandi bavuga ngo zikwiye gukwirwaho. nibyo. aho byumva gute? hari indirimbo ngo bita ibishegwe. iyo bavuze indirimbo z'ibishegwe bumva ari indirimbo zimeze utubundi wowe? iyo bivuze gutyo hari indirimbo zitarimo amagambo arimo indangagaciro z'Abanyarwanda. izo ndirimbo z'ibishegwe ubwo ni nk'izihe? njyewe namba nibereye no mu bintu byinshi ntabwo mba nazikurikiranye. izitari kuvugwaho rumwe muri ino minsi? izitari kuvugwaho rumwe hariho ubushyuhe, hariho mikoro, hariho saa moya, hariho niza, hariho igare, ni nyinshi. nawe urazikurikirana se? ujya uzumva izo ndirimbo? ndazumva, ariko ikintu nabwira Abanyarwanda ni kimwe, nakuriye bahora bavuga ngo bazazikureho, ntabwo wazikuraho. kuko reka nkubwire, niba wari ushatse kureba iyo ndirimbo, afite telefone, arajya kuri YouTube, ari searching, cyangwa ajye ku nkuta nkoranyambaga abirebe. ariko ntabwo byabuza televiziyo cyangwa
itangazamakuru kuzicisha kuko hari bamwe baba bazishaka nyine nabwo harimo ikintu gikomeye cyane ahubwo ikintu nababwira niba abo ngabo barimo baravuga ngo ni ibishegwe ubwo ababishinzwe baganira n'abahanzi. ese teta utekereza wenda uri umuntu umaze kuba muri showbiz igihe kinini ukurikije ukuntu bitondekanya ibigezweho bitari kuvugwaho rumwe byumvikana ko ibyo bintu bifite amakuru ahagije ubona biterwa n'iki se kuba abahanzi bakora izo ndirimbo zimeze gutyo nuko ari zo wenda abantu bakunda cyangwa nuko wenda ibyo bahanga byashize se wabonye abantu bazikunda ubundi? Ikintu nakubwira ni kimwe nuko ahubwo nanjye ndi ku ruhande rw'abahanzi ikankubwire ushobora kuririmba indirimbo nk'iriya ngo ndagukunda ashyiramo ibintu byinshi kuko yari asanzwe abikora ikaba idafite abayikurikirana ariko yaririmba mikoro ikagira ikagira abakunzi benshi ikagira miliyoni abantu bakayikunda cyane. Yego rero niyo mpamvu nshyigikira abahanzi kuko babonye umuhanzi watangiye kubiririmba bwa mbere nubwo nyine bitigeze bigarukwaho cyane yari DJ Pius na Marina wewe na Bruce Melody na Marina nibo babiririmbye bwa mbere nyine abantu ntibabyitaho cyane noneho mu mwaka 2020 Bruce Melody aza kuririmba indirimbo yitwa Ntiza rero nawe uri umuhanzi wabireba Ntiza yarakunzwe cyane kurenza n'indirimbo ya Bruce Melody yitwa Catherine nyine irakundwa cyane nanjye rero ndi umuhanzi bitewe n'uko iyo ndirimbo yakunzwe si ugushishura nanjye nashaka indirimbo ijya kumera gutyo kugira ngo nanjye mbone amafaranga cyangwa mbone abayikurikirana ari benshi. Kuvuga ngo ni business ariko se baravuga ngo ariko ngo zica umuco ko ari ngo nk'amagambo y'ibishego nka bya bindi bavuze ngo bavugamo umuntu abona atari byiza wese ntubona atari byiza rimwe na rimwe cyane cyane nko ku bantu bakira abana hawe nk'umuntu w'umunyamakuru ukora muri showbiz ariko kandi ukiri n'umwana we ntubona byangiza se abana rimwe na rimwe? Nk'uko nakomeje mbikubwira rero ni kimwe nakubwiye ati uwo mwana niba yarakunze indirimbo ya Marina na Quencha ngo umusaza n'umujeni Dumi bayita Dumi ubwo nawe rega abana dusigaye tuzi ikoranabuhanga ntabwo byamubuza kujya kuyireba niyo wayikura aho ngaho. Hanyuma mu bahanzi nta muhanzi murakorana interview? Mu bahanzi nta n'umwe nta cyamamare murakorana interview ikindi kirenze Arafat Kaboy? Icyamamare nakoranye interview kirenze Arafat Kaboy ni Nyandwi Saddam. Hanyuma tubwire ku muntu hari abahanzi ujya ubona aba star ukavuga ati umustar ndashaka kuzamubona kuri mikoro zanjye n'uyu mustar urwaye ku buryo uvuga ati ndashaka kuzamukoresha interview? Umustar ndwaye ni babiri ndashaka kuzakoresha Bruce Melody anakoresha na Charlie na Nina. Kuri Bruce Melody nibiye bibazo by'amatsiko ku buryo abantu urarutegura ukavuga ati ibibazo ndashaka kuzabimubaza aho ari nashaka atangire yitegure? Mpamvu rero ukuntu njye mbishaka ni ukumubaza ibibazo byerekeranye kuri entertainment kuko Bruce Melody ari muhanzi mu Rwanda bari gukora neza kandi bakora umuziki wabo neza ngewe ahantu nafata nkamubaza ni hamwe ukuntu yagiye azamuka muri entertainment nicyo kintu nakunda. Hanyuma Charly na Nina ntabwo baheruka kumvikana? Charly na Nina baririmba neza bari mu bahanzi mu Rwanda nkunda cyane cyane Charly kuko abantu benshi bakunda kumbwira ngo turasa nkamukunda cyane rero impamvu nashakaga kubabaza bafite impano kandi impano yabo igera ahantu hose nyine nashaka kubabaza kuri entertainment yabo ubuzima bwabo ikintu bakunda
Okay. Hanyuma teta bya showbiz bishobora kuba ubijiyemo vuba ariko iyo umuntu agukurikiranye yumva ubizi cyane ni nk'abaye bahanzi bo mu Rwanda ubona ukavuga ati abahanzi rero bamaze igihe ariko ntibatera imbere. Abahanzi mu Rwanda bamaze igihe ariko badatera imbere. Umuhanzi nka Senderi. Senderi ntabwo atera imbere ariko niko bimeze gusa igihe cye cyararangiye nka Makonikosha. Igihe cye cyararangiye nk'abahanzi badatera imbere mu Rwanda usanga ari nk'abahanzi ba kera udasanga badatera imbere, mbese batagendana wenda n'ibigezweho se cyangwa oya n'igihe umuntu ashobora kumara imyaka 2 atari yakora indirimbo ukambwira se ibyo bintu twabyita gusubira inyuma gutera imbere. ubwo nukuba ushobora no kuba yarabivuyemo hari igihe agenda akibagirana. N'igihe agenda akibagirana hari nk'umuhanzi wigeze kugenda akibagirana akagaruka Makonikoshwa. Witwa Makonikoshwa wanza yaragize ibibazo by'uburwayi. Yari yararwaye nanjye ndabizi ariko ari mu bahanzi nyine muri icyo gihe bari baragafashe ariko kubera nk'icyo kibazo yagize cy'uburwayi bigatuma agira ikibazo cyo gusubira inyuma muri entertainment. Okay. Hari impaka rero teta zikunda kubaho z'abantu bakunda abahanzi runaka bakunda The Ben na Meddy ndetse bamwe bakagaragaza ko umwe ari utundi kuri we hose urabakurikirana nawe cyane wewe wemera nde kurenza abandi? Sinavuga ngo nemera uyu bose nyine bararenze muri entertainment kandi bararenze no mu muziki ariko uwo nkunda cyane ni Meddy. Kubera icyo ukunda Meddy cyane kurenza The Ben? Meddy aririmba neza ariko ntabwo mvuga ngo arusha The Ben nyine bose baririmba neza ariko Meddy ndamukunda kuko hari indirimbo ajya akora nk'iriya ye bayita dusoma ni nziza cyane. Nk'uko natanenga ngo The Ben yaririmbye nabi iriya ndirimbo ye bayita ngo ufite ku mutima nayo ni nziza ariko nyine nawe byagorana guhitamo Meddy na The Ben. Okay. Hajya hano turi ni Nyamirambo uramutuye Nyamirambo abahanzi mufite nk'Inyamirambo bakomeye ni nk'abahe? Nyamirambo abantu bakunda kuza muri entertainment cyane ni nk'ari abahanzi bose. Vuba nawe ubona ko Nyamirambo iyoboye? Hari abantu bakunda kuvuga ngo Nyamirambo ngo nibo bantu rwose bayoboye umujyi. Biterwa no kubyumva ariko ndi Nyamirambo ni ubusanzwe niyo ya mbere muri entertainment. Hanyuma tujye muri hip hop nabyo urabikurikirana ibya hip hop? Hip hop ntago ari cyane ariko ndabikurikirana. Ubwo ni hip hop hajya tuba tuvuzemo ba Riderman na ba Bushari nanjye nabo njya numva aho ho bihagaze gute ubona ari ndi uyoboye muri hip hop? Muri hip hop umuhanzi nkunda nifuza kuzakoresha televiziyo harimo Bushari ndashaka kuzamukoresha televiziyo na Betray na Surumu Drip. Okay. Abo bantu rero ngo numva ngo bahora bahanganye n'ubusanzwe ubona ari ndurenze muri abo? Kuko abo bahanzi twigeze guhuraho twigeze no guturana. Ndabakunda bombi bose ariko uwo nkunda kurenza abandi ni Bushari. Bushari ubona abarusha wenda niyo kataba kanini ariko ubona arusha abandi iki gituma mukunda cyane kurenza abo? Abarusha aririmba neza hari n'utuntu ajya ashyiramo ngo twigendere kumva nyine biraryoshye kumva nyine nta wundi muhanzi ariko na Betray ya ndirimbo yakoze nayo ni nziza ngo igihugu ngo ni Kenya Trap. Nawe njyana Kenya Trap urayikunda? Hari nk'akantu se waturimbira ka Kenya Trap nk'umuntu uzikurikirana? Indirimbo ya Bushari umwana we mwirabura ni Kenya Trap ku mutima ni Kenya Trap ku mugongo. Okay. Hanyuma teta twibagiye kukubaza ibi bintu by'itangazamakuru byinjiyemo bagushyize kuri kamera
ababyeyi babyakiriye bati n'ubusanzwe yari wabizi ko mbikunda ariko nyine babyakiriye neza barambwira ati kuraje narishimye cyane. ntabwo bageze bakubwira ati ibyo bintu rero ugiyemo ndabona utazabishobora mwana wibura ugiye kuba ikirara byagenze gute? iki cyatumye bakwizera bakakureka? Impamvu ni uko ari babizi ko mbikunda kandi bazi ko natata umuco kuko ngewe ndi umuntu ukunda kuba acecetse kandi akaba yumva inama z'abakuru. hanyuma rero tujye ku itangazamakuru ryawe. unagutumiye nka teta w'umunyamakuru, ubwo rero reka bihinduke ubu nanjye mbaye umutumirwa, ubu ni mwe mubaye abanyamakuru no kumbaza ibibazo nkabasubiza kugira ngo abantu batavuga ati ariko watubeshya uriya mwana si umunyamakuru. ubu mikoro ni yanyu. Ikaze muri kumwe nanjye Teta Swift, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari we umunyamakuru witwa Niyibizi Didas. Niyibizi Didas, ubundi Niyibizi Didas akora iki? ubundi ni umuntu ki ku batakuzi? Murakoze ku batanzi. nitwa Niyibizi Didas, ndi umunyamakuru. ese si ibyo ra? narangije kaminuza mu itangazamakuru, nkaba nkorera Flash, itangazamakuru rya Flash, nkakorera nkagira n'iyi YouTube channel yanjye yitwa The Zoom TV 24. murakoze. ubundi Niyibizi Didas ni umusore cyangwa afite umuryango? ni umupapa? murakoze. Niyibizi Didas ni umupapa, afite umugore umwe n'umwana umwe bita Cyusangabo Ivan. n'umugore n'umwe, hari abagira abagore benshi. nk'uko bisanzwe rero muranzi abenshi munzi Crypea Rwanda, mukaba muri kumwe nanjye Teta Swift, tukaba tugiye kwimanukira twirire show. tukaba turi kumwe n'umunyamakuru wanyu Niyibizi Didas. Niyibizi Didas, uri umunyamakuru ukunda kuba ubaza muri politiki cyangwa mu myidagaduro? njye ni umunyamakuru wa politiki cyane kurenza uw'imyidagaduro, ariko nkunda n'ibiganiro by'umuntu umwe ku wundi, cyangwa se ibyo bakunze kwita exclusive interview, nk'uko tuganira ngiye turi babiri. za interview nabyo nkunda kubikora, ariko cyane nibanda muri politiki. ni iki cyatumye ko nabonye byose ubizi, ni iki cyatumye uhitamo politiki kurenza showbiz? showbiz ni y'abantu akenshi rimwe na rimwe usanga nahisemo politiki kurenza showbiz kubera ko nari nshaka guhura n'abaturage cyane no kumva ibibazo bafite kugira ngo ubuyobozi bubikemure. bituma rero mpitamo politiki kurenza showbiz. n'ubusanzwe ariko showbiz ndayikurikirana ariko si cyane nka politiki. wambwiye ko ukunda politiki, amakuru arimo aracicikanya kuri politiki, wambwira? amakuru arenze politiki ngira ngo ikiri kuvugwa ku isi hose ni coronavirus. nawe urabizi ko ari cyo cyorezo kizengereje isi, ariko muri politiki harimo n'ibindi byinshi birimo kuvugwa. abameya birukanwe, abayobozi b'uturere b'imirenge birukanwe mu ntara y'Iburengerazuba, byinshi bimeze nk'ibyo nibyo biri kuvugwa muri politiki. Teta, ndumva ubikoze neza cyane. ngo rero Teta twari kumwe, hanyuma Teta tujye mu tubazo twihuta tw'amatsiko by'umuntu aba kwibaza. kubera iki wambaye gutyo? impamvu nambaye gutya, ambaye inkweto, wenda bari kukubona ambaye inkweto z'umukara. hajya ubwo iyo ni igisarubete ni shenete, dusobanura n'agasaha. impamvu nambaye gutya, uno munsi nashatse kwambara gutya. impamvu ni uko nari maze iminsi nambara kandi nkunda kwambara gutya. ubusanzwe ni ukunda kwambara. nigeze kugukurikirana numva ukoresheje agaterime ngo abapampe. abapampe ni ukuvuga? abapampe nkunda kureba filime za Rocky. abapampe ni abantu nyine usanga ngo bakavuga ati wenda ni nk'umuntu
ukora wenda umupampe, wenda akavuga ngo umupampe w'icyangwe, akavuga ati ubwo nyine abavuze ngo umuntu abashatse kuvuga ati umuntu ushinzwe ibintu by'imyambarire, noneho yavuga ngo umupampe ngo wa sekirite w'umutekano, nyine umupampe aba ari umuntu nyine umurindira umutekano. Hari ibyo bajya bavuga ngo ni icyangwe ubwo umuntu aba ashatse kuvuga ngo iki? Nyine hari imvugo nyinshi muri uno mwaka zagiye ziza nk'icyangwe, ngo uhagaze diripu. Nyine icyangwe aba ari umwenda. None wowe bavuga ngo uhagaze diripu, si ibyo byo wari uvuze? Uhagaze diripu nabyo aba ari ukuntu uhagaze. Guhagarara diripu wambaye neza, uhagaze nyine uko uhagaze. Uhagaze utandamye se cyangwa uhagaritse? Nyine iyo bavuze ngo uhagaze diripu bavuze ati wambaye neza, uhagaze diripu. Yegereze mikoro. Cyangwa bakakubwira ati uhagaze diripu kuko wakubonye ukuntu wambaye, wenda ukavuga ati uhagaze diripu yangahe, ubwo nyine bakakubaza diripu yahagaze angahe, bakakubaza se kuki, nyine ubwo ngubwo ubwo uko wambaye bihagaze angahe. Hanyuma ku gashaneti, kubera iki wahisemo ako gashaneti gahagaze angahe mugani? Ntabwo nakubwira igiciro kuko ni impano. Ako karahenze, biragaragara ko gahenze cyane. Hanyuma rero Teta, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mu buzima busanzwe mufite n'abandi bana bavukanye bawe, ni iki kigushimisha cyane kwibona mu muryango ariko uyoboye, uri umunyamakuru? Ntabwo se abana bajya bakuru wawe cyangwa se siwe mutoya ngira ngo? Ntabwo ari njye muto. Bwarakari umwana mutoya wundi nawe ni umusaza wawe. Hanyuma tubwire rero, bajya bagufata batese mu rugo? Nyine bamfata nk'umunyamakuru, umuntu ukunda kuba ureba amakuru cyane cyane entertainment. Ariko ntabwo bamfata nk'umuntu urenze kuko mu rugo dufite n'abahanzi. Mufite n'umuhanzi, ariko kiyongeyeho hari ukuntu bagutinya batari nka mbere? Njyewe ni ibisanzwe mu rugo uko bimeze, dufite abahanzi, dufite abamodo. Yego, ni ukuvuga ngo buri mwana hano byagorana kubona umwana udafite impano. Bizangarura noneho mwese mbasurire rimwe, turebe buri wese impano kuri imwe, ngira ngo nibyo. None se Teta, hari akabazo k'amatsiko wifuza kumbaza tusoza? Akabazo k'amatsiko, nk'umuntu ukora kuri Flash TV, kugira ngo umuntu akora kuri Flash TV bisaba iki? Biba byiza iyo warangije kwiga kaminuza, warize itangazamakuru, ariko ikindi kimwe no mu bindi bitangazamakuru byose, ukwiriye kuba uri umunyamakuru nyine ufite agashya urusha abandi, ku buryo bavuga ati uyu ni umwihariko kabisa. Ibyo biragufasha cyane n'ahandi hose uzajya, iyo ujyanye agashya birafasha cyane. Yego, siko bimeze. Hanyuma tubwire n'icyo ukunda cyane mu Rwanda, kuba wenda uri umunyarwanda ukavuga ati kuba ndi umunyarwanda kabisa birampagije? Kuba ndi umunyarwanda ndabikunda cyane, kuko ubundi u Rwanda nzi ko nta muntu mu Rwanda udafite ubwiza, kuko u Rwanda ni igihugu gitatswe n'ibyiza, kandi bikaba bifite n'abaturarwanda barwo cyangwa abanyarwanda, usanga benshi ari beza, nako bose ni beza. Hari n'ibintu abantu bajya bavuga ngo mu Rwanda haba abakobwa beza, nawe ni kubyumva kurusha ahandi? Tubwire gute se umuntu yabisobanura gute, wenda bamubaje nkanjye wenda, kuko mu Rwanda haba abakobwa beza nk'uko abantu babivuga? Yego. Gute rero? Cyangwa tuguhereho, nawe biragaragara ko rega uzaba ucanye ku maso mu minsi iri imbere. Ikigaragaza ubwiza, abakobwa nyarwanda usanga benshi bitonda, kandi aba ari beza mu masura, no mu mutima aba ari beza. No mu mutima?
sembezi hanyuma teta reka ntabwo ndabimenya neza cyane ariko ko hari umuntu nzi natangira urugero especially my sister ni mwiza no ku mutima no ku mutima abantu bumve rero abasore batarambika impeta bifite nyine ariko kandi nabo beza ku mutima no mu ikofi si byose gusa wakwemera ko hari umusore watwara sister wawe atifite hose yifite ku mutima yifite ku mafaranga byaba ari byiza cyane ariko nyine n'ugishakisha ariko ugishakisha wapi ugishakisha wapi ngaho rero twari kumwe na Teta Swift siko bimeze reka tugushimire Teta kuba waduhaye umwanya wawe twizere ko tuzafata undi mwanya tukaza noneho tukareba impano ku yindi kuva ku mwana uririmba kugera ku umumodo ubwo umunyamakuru azaba ari aho hagati nawe ayoboye reka tugushimire ku mwanya waduhaye murakoze ciao mwari kumwe nanjye Teta bye Nibizi Didasi thank you nyine kuba wama interview kandi nakunze ukuntu wambajije nishimiye kuba wamyitisemo mu bantu washakaga guha interview bye nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda